filime yitwa The Brave. Ni filime iri mu bwoko bwa series zica ku mateleviziyo yakozwe n'igitangazamakuru cyitwa NBC. Ni filime yasohotse mu mwaka wa 2017. Ni filime igaragaza imikorere n'ubuhangange bw'igisirikare cya leta zunze ubumwe za Amerika, aho bagenda bakora misiyo zitandukanye mu bihugu bigiye bitandukanye hirya no hino ku isi. Ni filime yashowemo amafaranga menshi cyane, ariko bikaba bivugwa ko itinjije amafaranga angana nayo yashowemo. Nabaha ikaze uyu munsi tugaturira hamwe incamake kuri iyi filime iri mu bwoko bwa seri ntoya yitwa The Brave. Nabaha ikaze, ngerirwa Mr. Sam. Nibitarakora subscribe no kuri Mukire Entertainment, uyu mwanya ko wakora subscribe ukanda like kwaduha igitekerezo cyawe muri comment. The Brave ni filime igizwe na episode 13 gusa. Bitewe nuko itinjije amafaranga menshi, ni imwe mu mpamvu zigaragara zatumye iyi filime idakomeza gusohoka izindi season nyinshi cyane. Ni filime igaragaza imikorere n'ubuhangange bw'igisirikare cya leta zunze ubumwe za Amerika ndetse n'ubutasi bwabo buhambaye. Ikigo cy'ubutasi cya leta zunze ubumwe za Amerika DIA cyangwa se Defense Intelligence Agency kiba gikorera muri leta zunze ubumwe za Amerika i Washington, kajya cyohereza ikipe y'abantu b'abasirikare b'intoranwa badasanzwe gukora misiyo zitandukanye hirya no hino mu bihugu byo hirya no hino ku isi, kugira ngo babashe kuba barwanya iterabwoba ndetse babashe kuba bakumira n'ibyago bidasanzwe biba bishobora kugwirira isi ndetse n'ibicuruzwa bitemewe, urugero nk'ibiyobyabwenge. Aba basirikare boherezwa kuri misiyo zitandukanye. Mu basirikare b'imena bagaragara muri iyi filime harimo nk'uwitwa Captain Adam Dalton, ariwe ukina witwa Mike Vogel. Uyu aba ari umusirikare ukomeye cyane, niwe uba ukuriye iryo tsinda ry'abasirikare badasanzwe b'intoranwa Special Force Squad. N'aba Delta Force ba leta zunze ubumwe za Amerika baba baratoranijwe kugira ngo bajye bakora misiyo zitandukanye zananiranye cyangwa se misiyo zibanga leta iba idashaka ko izo misiyo zimenywa ku karubanda. Muri abo bakinnyi b'imena hagaragaramo uwitwa Patricia Campbell, aba ari umugore udasanzwe uba ukuriye DIA cyangwa se Deputy Director w'ikigo gishinzwe iperereza n'ubutasi muri leta zunze ubumwe za Amerika. Nabwo uyobora aba basirikare badasanzwe kuri misiyo baba bagiye gukora, ndetse akabashakira n'amakuru y'ubutasi azabafasha kuba bakora misiyo yabo mu buryo budasanzwe kandi neza cyane. Muri abo bakinnyi b'imena hagaragaramo uwitwa Sergeant Jasmine wamamagiye ku izina rya Jas, ariko amazina y'akuri bamwita Natasha Karamu. Uyu ni Sergeant, aba ari umusniper udasanzwe uri muri rya team y'abasirikare bakora misiyo zidasanzwe hirya no hino ku isi. Aba ari umudahuswa ndetse akora na misiyo zidasanzwe. Muri misiyo baboherejwe niwe ukora nka sniper ndetse akabikora neza cyane. Akagaragaramo Sergeant Joseph, nawe aba ari umwe mu basirikare badasanzwe muri ya team, nawe akaba ajyana nabo muri misiyo bagiye gukora hirya no hino ku isi. Amir El Raisani nawe ni umusirikare udasanzwe ndetse n'abandi badasanzwe bagize iyi kipe. Muri misiyo bagenda gukora mu bihugu byo hirya no hino ku isi harimo nka misiyo bahera mu gihugu cya Syria, aho baba bagiye gutabara umuganga w'imbohe cyangwa se umuganga wa leta zunze ubumwe za Amerika uba waguye cyangwa se uba wafashwe n'abagizi ba nabi, bakaza kumutabara. Iyi team idasanzwe y'abasirikare badasanzwe. Zimwe misiyo bakora harimo nka misiyo yo kurwanya iterabwoba mu gihugu cy'Uburusiya, aho baba bashaka kubohora undi mugabo uba warahoza ari komanda muri CIA